Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaza Ise wo mu ijuru. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazabaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye, hanyuma y'andi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wa mupfu we, akwiye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we, akwiriye gushyirwa mu muriro w'i Gehinomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruka uture ituro ryawe. Wikiranure vuba, nukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Ntugasambane. Numvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore urite kure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha, ugice ugite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we, amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana, aba amuteye gusambana. Kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma,
ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose naho ryaba ijuru, kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabira ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikoro, abakoresha